Yosuwa ubwo yaragiye kurwana i Yeriko, marayika yaraje w'Uwiteka araza muhagarara imbere ati musanze mu rugamba. Aravuga ati umva Yosuwa, uru rugamba si urwawe, reka nkubwire uko ugiye kurwana urugamba. Kuko Yosuwa afashe inkota ngo agiye kurwana, marayika aravuga itondeho gatoya. Kuko Yosuwa yaraje aramubwira ngo uri uwo mu wacu cyangwa uje kuturwanya? Marayika aramubwira ati jewe ntabwo nje kukurwanya, nta nubwo ndi uwo mu butegeka. Ati none uje kubiki? Aramubwira ngo nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Bikubwira ngo mu rugamba Yosuwa yarwanaga i Yeriko hari ingabo za Yosuwa, ariko hari n'ingabo z'Uwiteka. Ninde wari tuye inkike z'i Yeriko? Ntabwo Yosuwa yigeze atera ibuye, nta n'igiti yashyizeho cyo kuriraho, nta n'ikindi kintu yakoze. Bateye akamu gusa, bamaze iminsi 7 bahimbaza Imana, bamaze iminsi 7 bahamagara Imana mu kibazo cyabo. Batera agasaku, Yeriko yose inkuta zirariduka. Inkuta za Yeriko zizariduka. Ndasenga Imana ngo muri iyi minsi 40 ibikuta bya Yeriko byinshi bizariduke. Ibikuta by'ubugumba, ibikuta by'ubushomeri, ibikuta by'uburwayi, ibikuta by'ubukene. Ndasenga ibikuta by'inzangano, ibikuta by'amashyari. Ndasenga muri iyi minsi 40 ngo urimo gusenga wese ibyo bikuta Imana ibirimbure, idusange mu kibazo, irimbure inkuta z'i Yeriko. Mujya mwibuka Yehoshafati, abamowabu bamuteye ngo abona n'ingabo nyinshi ngo akuka umutima, abwira Abayisirayeli aravuga ati muze dufate amasengesho twiyirize, ngo n'abana baraza, ngo n'abagore baraza, ngo n'abagabo baraza, ngo biyirize ubusa. Hanyuma ngo umuhanuzi arababwira ngo mwitonde ntimurwane, ngo uru rugamba si urwanyu, ngo Uwiteka azabarwanirira. Yabasanze mu rugamba arabarwanirira. Icyo bakoze ni ukujya gucuza iminyago batigeze barwana. Nimuhamagara Imana idusange mu kibazo, nimuhamagara Imana idusange mu byo turimo. Kuko ndenda kubabwira bene data, iri jambo murifate, iri jambo muritekereze. Impamvu Imana ireka iteka ryose tukabanza tukinjira mu rugamba, impamvu Imana igireka tukabanza tukajya kurwana, ni ukugira ngo nibura natwe tuzagira ikivugo. Ntabwo uzigera ugira ikivugo utarigeze ujya ku rugamba. Ntabwo uzigera uririmba intsinzi utarigeze urwana intambara. Ntabwo uzigera utwara igikombe utaragiye muri shampiyona. Ntabwo uzigera wambara umudari utaragiye ku kibuga gusiganwa. Ntabwo uzigera uvuga ko wanesheje utarigeze urwana. Kuko iteka ryose Abanyarwanda barabivugaga ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, ariko Imana iraza ikagusangamo ibyakurushaga byose. Aho waruhiye cyane niho uzakura ubuhamya bufite imbaraga. Iyo Shadarake na Meshake na Abedenego baba batarabataye mu itanura rya cangwe 7, ntabwo tuba tubavuga. Iyo Daniel baba bataramutaye mu rwobo rw'intare, ntabwo tuba tumuzi. Iyo Yosuwa batararwanye n'inkike z'i Yeriko, ntabwo tuba tumuvuga. Iyo Mose bataragiye muri Egiputa ngo hangane na Farawo, ntabwo tuba tumuzi. Igituma aba bantu b'Imana tubavuga, igituma Dawidi tumuvuga nuko yahanganye na Goliyati n'izindi ntambara zose yarwanye. Buri muntu wese warwanye intambara niho avana ubutwari, niho avana amapete, niho avana umudari. Ariko muhamagara Imana izi dusange muri urwo rugamba. Ntuci intege mwene data, umenye ngo intambara yose urimo kurwana nayo ni intambara yo kwizera. Umenye ngo intambara yose urimo kurwana nayo, icyo Imana igusaba ni kimwe gusa, tumbira Imana. Ariko nivyo byananiye abantu. Twe dukunda gushugurika, dukunda kwirwanirira, dukunda kwigerageza. Ndetse muri kino gihe abantu bazanye imvugo jewe ntajya nemera ngo Imana ni Imana ifashwa. Ndababwira ntoya, ahubwo Imana ni Imana ifasha. Idusanga mu kibazo ikadutabara, ariko ntabwo twe tujya tuyitabara. Ntabwo Imana yacu igitabarwa irihagije, irishoboye. Igusanga mu kibazo ikakurengera. Urayihamagara ikagusanga mu kibazo ikakurengera. Ariko twebwe hari ahantu Imana yabwiye abantu muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 15, irabwira ngo mwituza no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga. Ngo ariko mwebwe mwaranze, ngo muravuga ngo tuzashugurika, ngo muravuga ngo tuziruka, ngo muravuga ngo tuzanyaruka, ngo ngo mwanze guturiza imbere yanjye, ngo ni munyaruke, ni mushugurike, ni mwiruke. Ngo ariko namwe bizabirukana bizaza bifite imbaraga, ngo kandi bizaza byihuta. Uzareba abantu benshi barwaye ama stress, barwaye iminaniro, barwaye munda, barwaye blood pressure, barwaye ibinabiri. Kubera iki? Banze guturiza imbere y'Imana ngo ibarwanire intambara. Mwene data, wishakira hatari ibisubizo, wishakira mu bapfumu. Nta mupfumu uzaguha umwana. Wishakira mu barozi, ntabwo ari bo bazagukiza abanzi bawe. Ntabwo abantu barashakira hatariho. Hamagara Imana igusange muri icyo kibazo. Hamagara Imana igusange mu itanura rya kumuriro. Hamagara Imana igusange mu rwobo rw'intare. Hamagara Imana igusange mu nyanja. Hamagara Imana igusange imbere y'inyanja itukura. Urebe ngo Imana irazana igisubizo, noneho nawe ukazana ishimwe. Haleluya. Kuko bari bamaze kunesha,
Mose ngo yubatse igicaniro, ngo Imana iramubwira ngo ibi kandi ubyandike mu gitabo, ngo kugira ngo abantu bose bazabyibuke yuko urugamba rw'Irefidimu ntabwo rwatsinzwe n'inkota, rwatsinzwe n'inkoni y'Uwiteka. Haleluya. Ntabwo rwatsindiwe mu kabande, rwatsindiwe ku musozi aho Mose yari yicaye. Ngo ubyandike bihinduke urwibutso. Bene data, icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo natwe tujye tubyibuka. Icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo bidutere umwete. Icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo tumenye yuko muri iyi ntambara turwana, Imana yiteguye kuturwanirira. Haleluya. None reka nkubaze mwene data, ni iyihe ntambara urimo kurwana? Wenda wowe uhagaze mu hagati mu ntambara y'uburwayi, umerewe nabi n'abaganga barihebye. Wenda uhagaze hagati mu ntambara y'ubukene n'amadeni. Wenda uri umunyeshuri uhagaze hagati mu ntambara y'amanota. Erega nayo ni intambara ikomeye cyane, itsindwa n'abagabo igasiba abandi. Wenda uri mu kazi uhagaze mu ntambara y'amashyari. Wenda uri mu rugo ufite intambara hagati y'umugabo n'umugore. Wenda uri umubyeyi ufite intambara n'abana bawe babaye ibirara. Wenda ufite intambara y'ibi. Wenda ufite intambara y'ibiri. Ariko reka nkubwire mwene data, ibanga nirimo. Jehova nisi, Imana ibendera ryacu, Imana iturwanirira, Imana idutabara. Reka dusenge Imana. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu kibazo, ahubwo yisabe ngo gusangemo. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu itanura, ahubwo yisabe izigendanemo nawe. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu nyanja irimo imiraba, ahubwo yibwira izigenda hejuru yayo nawe uyigende hejuru. Imana ibaha umugisha, kandi nusaba Imana izabikora. Sinzi ibikugoye, sinzi ibikunanije, sinzi ibikuruhije, ariko uyu munsi niwizera Imana urabona agakiza kayo. Niwizera Imana urabona kunesha kwayo. Iki cyumweru twakise kwita Imana izina. Ejo twarebye Aburahamu ku musozi wa Moriya atsinda ikizamini gikomeye cyane cyo kumvira Imana, akemera gutanga umwana we akamutamba. Ariko Imana iramutabara, imuha isekurume yo gutamba. Aho hantu ahita umusozi wa Jehova Jire cyangwa Yehova Yire, bivuga ngo Imana ituma biboneka. Kandi n'uwo musozi Imana yari yamwoherejeho gutamba uwo mwana witwa Moriya, byavugaga ngo ni Imana iduhahira, God our provider. Iyi niyo Mana yacu, ni Imana iduhahira, ni Imana ituma biboneka, ni Imana yacu. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze tureba irindi zina umukozi w'Imana Mose yise Imana ubwo yari imaze kubarwanirira intambara ku musozi wa Refidimu. Dusoma mu gice cya 17 cy'igitabo cyo Kuva, 17 mu gitabo cyo Kuva duhereye ku murongo wa 8. Baratubwira ngo maze haza abamareki barwaniriza Abisirayeli Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoraniriza ingabo mugende mu rwanya w'abamareki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa bigenza uko Mose yamutegetse, arwanya abamareki. Mose na Aroni na Huri bazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura abamareki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ya Mose iruhande rumwe n'undi urundi, amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yesu atsindisha abamareki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kwa abamareki bakibagirana mu munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro akita Yehova nisi, aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamareki ibihe byose. Haleluya. Iyi ni intambara ikomeye cyane ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga kurwana mu nzira bavuye muri Egiputa bagiye mu gihugu cy'amasezerano, kandi ni igishushanyo gikomeye cy'urugendo rw'abakristo. Murabizi ubundi bava muri Egiputa bambuka inyanja itukura, bakiri muri Egiputa ingabo za Farawo zibagose, ntabwo bigeze barwana. Imana byose yarabibakoreye, irabarwanirira, bambuka inyanja itukura. Bageze mu gihugu cy'amasezerano barwana intambara y'inzara, barwana intambara y'inyota. Aho hose Imana yabakoreraga byose, ntacyo bikoreraga. Ariko bageze hano Refidimu, baratubwira ngo abamareki babahagarara mu nzira. None Imana ibwira Mose ngo mukore ibintu bibiri. Wowe uzamuke ujye ku musozi utwaye inkoni y'Imana, hanyuma Yosuwa atoranya abasirikare ajye kurwana n'abamareki n'inkota zabo. Haleluya. Iki ni igishushanyo gikomeye cy'urugendo rw'abakristo. Ubundi Bibiliya itubwira neza yuko
kuva mu gihugu cya Egiputa ni igishushanyo cyo kuva mu byaha. Iyo uva muri Egiputa nta kintu ukora. Iyo uva muri Egiputa agakiza ugaherwa ubuntu. Ariko iyo umaze kwambuka uvuye muri Egiputa, umaze kwambuka inyanja itukura, ugeze utangiye kugenda urugendo rwo mu gihugu cy'amasezerano, wenda kucyegera, ugomba kwirwanira intambara. Babivuga neza mu Cyongereza bakatubwira ngo salvation is free, ngo agakiza tukabonera ubuntu, ariko sanctification is painful, ngo kwezwa byo bidusaba kurwana intambara. Haleluya! Kuko iyo umaze kwakira agakiza hari intambara ugomba kurwana, hari ibintu ugomba kureka. Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'inyigisho zimwe na zimwe zikubwira ngo niyo umaze kwambuka ngo sanctification is free, sanctification is not free. Kwezwa ntabwo biza byizanye, bisaba kurwana intambara. Ukarwana na Satani, ukarwana n'isi, ukarwana na kamere, ukanesha cyangwa ukaneshwa. Nicyo gishushanyo tubona hano. Kuki babifata batyo? Buri iyo witegereje neza, ubundi aba bamareki ntabwo bagombaga kurwanya Isirayeli mu rugendo rwabo bari bibereyemo bagiye mu gihugu cy'amasezerano. Kubera iki? Kubera yuko abamareki bari abuzukuru ba Esawu, ari we witwa Edomu muri Bibiliya. Nusoma muri Bibiliya yawe uzabibona neza. Nusoma mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 36, Itangiriro igice cya 36, batubwira amasekuruza ya Esawu abamukomotseho. Ku murongo w'9 igice cya 36 mu Itangiriro batubwira ngo uru ni rwo rubyaro rwa Esawu, sekuruza w'Abedomu bo ku musozi Seyiri. Bene Esawu aya niyo mazina yabo: Elifazi mwene Adamu muka Esawu, na Reuel mwene Basemati muka Esawu. Bene Elifazi bari Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi. Kandi Timuna yari inshoreke ya Elifazi mwene Esawu, abyarana na Elifazi Amaleki. Aba Amaleki rero nusoma muri kino gice neza urabibona neza ko barabuzukuru ba Esawu. Kandi ubwo bavaga muri Egiputa, Imana yari yababwiye ngo nimugende Abamoni n'Abamowabu, abo nabuzukuruza ba Loti, ntimuzakore ku butaka bwabo, ntimuzabarwanye, nimunanyura no mu butaka bwabo, mukanywa amazi yabo, mukarya ibiryo byabo, muzabirihe. Irababwira ngo nimugera Seyiri, aho Abedomu batuye n'abuzukuru be bose, ntimuzabarwanye kuko ni bene wanyu. Murabizi uyu nguyu Esawu ari we witwa Edomu, yavaga indimwe na Yakobo bari bene Isaka. Imana irababwira ngo abangaba ni bene wanyu, ubutaka nabahaye ntimuzabubatereho, nabo ntibazabatere ku bwanyu. Muri wiki gihe Abamowabu bateraga Yehoshafati, isengesho yasenze yabwiye Imana ngo Mana wiyibuke ubwo basogokuruza bavaga muri Egiputa, waratubwiye ngo ntiturwanye Abamowabu, ariko none barebe ngaba baje kudutera ku butaka bwacu, ubwo ntiwahaguruka akaba ari wowe ubarwanya? Kandi koko Imana yarahagurutse iravuga ngo ya mwebwe nabahaye ubwanyu butaka, namwe nabahaye ubwanyu butaka, nutera undi ku butaka bwe nzahindukira nkurwanya. Abantu benshi bajya bibaza impamvu Imana yabwiye Sawuli ngo ajye kurimbura Abamaleki. Iki nicyo bazize, kuko ngo baragiye bica abana n'abasaza n'abandi b'abanyantege nke bari inyuma mu Bayisirayeli. Nibwo Mose yafashe icyemezo cyo kubarwanya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo bagombaga kubikora kubera yuko bari bene wabo, kandi Imana yari yabahaye ubutaka bwabo batagomba kujyamo. Ariko iki ngiki cyabaye igishushanyo gikomeye cyane cy'intambara hagati ya kamere n'umwuka, kubera ko uyu Esawu yahindutse igishushanyo cya kamere. Kubera iki? Kubera ko muribuka Esawu igihe yari avuye guhiga asanga mwene se Yakobo yatetse ibiryo, ngo aramubwira ngo nk'ibyo biryo byawe, nk'ibyo bishyimbo n'umutsima. Noneho aramubwira ati kereka nubanza ukangurisha umugabane wawe w'umwana w'imfura. Ngo Esawu yemera kugurisha umugabane w'ubwana bw'imfura. Noneho bihinduka ikimenyetso cy'umuntu w'Imana ugurana umurage we w'ijuru, akawugurana iraha ry'umwanya muto hano ku isi. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo mwirinde hatagera umera nka Esawu waguranye umurage w'ubwana bw'imfura akogurana isahani y'ibiryo. Ni igishushanyo cy'umuntu wa kamere. Niyo mpamvu iteka ryose uzasanga umuntu wa kamere arwana n'umuntu w'umwuka. Uzasanga natwe ubwacu tugomba kurwana na kamere yacu kugira ngo dukomeze kugenda mu mwuka.
uko byagenda kose iyi ni intambara idushushaniriza urugendo rw'umukristo, kandi tujya tubiririmba mu ndirimbo ngo ntihazabura intambara, ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Urumva ntihazabura intambara, kuko iteka ryose muri uru rugendo tugendamo tuzarwana intambara nk'iyi ngiyi y'Abayisiraheli n'Abamaleki. Uru rugendo tugendamo nk'abantu b'Imana tugomba kurwana intambara na kamere yacu itwarira muri twebwe, nubwo ari agace kacu, ariko ni kamere iturwanya, itubuza kujya mu gihugu cy'amasezerano. Ntihazabura intambara, kuko intambara izahora. Hari intambara ya Satani, hari intambara z'isi, hari intambara za kamere n'ibyaha. Izo ntambara zose tuzazihorana, kandi hano twamaze kubona ngo kuva muri Egiputa bambuka inyanja itukura byari free, Imana yarabibakoreye. Ariko hano bageze i Refidimu, intambara yo kurwana na kamere yawe mwene data, intambara yo kurwana n'ibyo Satani agutega mu nzira uhurira nabyo mwisi, iyo ni intambara wowe uzirwanira. Ugomba kurwana intambara, kandi ukarwana intambara ukayitsinda. None mwene data, sinzi intambara urimo kurwana uyu munsi. Bamwe bararwana intambara y'umubiri, abandi bararwana intambara y'ubukene, abandi bararwana intambara y'ubwihebe, abandi bararwana intambara y'ubugumba, kuko muri ibyo byose niho Satani ategera. Agatangira akakubwira ati wabuze umwana, reka tujye mu bapfumu, ubwo uvuye ku Mana. Kaza akakubwira ati rero niba uri umukobwa ntabwo uzabona umugabo udasambaye, iyo ni intambara y'umubiri. Akakubwira ati ntushobora kubona ubukire utibye, iyo ni intambara y'ubukene. Intambara zose Satani arazikoresha kugira ngo atubuze kujya mu gihugu cy'amasezerano. Azahagarara mu nzira akubuze kugenda. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ngo bwira Yosuwa afata intwaro zose, afata abasirikare, mumanuke mujye kurwana n'Abamaleki. Niyo mpamvu natwe uyu munsi Imana ikubwira ngo ambara intwaro zose z'Imana ushobore guhagarara udatsinzwe ku munsi mubi. Urwanye Satani, urwanye kamere, urwanye isi, kandi tuzatsinda. Haleluya. Noneho isomo rya kabiri rikomeye cyane. Ahangaha tubona Yosuwa ngo yabwiye, nako Mose yabwiye Yosuwa, aramubwira ati Yosuwa, we fata abasirikare ugende ujye ku rugamba, yewe nzazamukana umusozi n'inkoni y'Imana. Umva ikintu gishimishije, ngo yazamukanye na Aroni na Huri. Ariko iyo witegereje neza usanga bari abagabo babiri ntabwo bumvaga neza ibyo Mose arimo gukora, kuko ubundi ukurikije uko ijambo ry'Imana ritubwira, Mose niwe wagombaga kuyobora abasirikare, kubera ko Bibiliya tubwira ngo yari yarabaye muri Egiputa, yari yarabaye kwa Farawo, ari umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa, agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. Haleluya. Mose agize imbaraga mu magambo no mu bikorwa, niwe washoboraga kuyobora abasirikare. Ariko bageze hariya abwira Yosuwa, aramubwira ati Yosuwa, fata abasirikare jewe ngiye ku musozi. Uwari kubireba nibwira yuko Aroni na Huri baravuga ati ariko burya ntabwo twari tuzi ko Mose ari umunyabwo. Abonye Abamaleki bateye, abonye bazanye inkota, aho kugira ngo amanuke ayobore ingabo, azihaye uriya kadogo witwa Yosuwa utarigeze ajya no mu ishuri rya gisirikare. Ariko Mose yarazi ibyo akora. Noneho ngo baragenda bajya ku musozi, bagomba kuvuga ati uyu mugabo byamucanze. Wabonye kapitene w'ikipe utagiye mu kibuga ngo akine, akohereza undi muntu ngo akamuvana kuri benshi ngo najye kumusimbura. Ubonye coach w'ikipe utagiye gukinisha ikipe, ubwiye undi muntu utarigeze akinisha ikipe ngo najye kuyikinisha. Ariko Mose yarabizi neza yuko uru rugamba ntabwo rwari kurwanirwa mu mubiri. Ndenda kubabwira bene data, ntabwo intambara turwana yo kujya mu gihugu cy'amasezerano ari ryo juru, muzayirwanira mu mubiri. Ntabwo uzayirwanisha imbaraga zawe, ntabwo uzayirwanisha ubwenge bwawe, ntabwo uzayirwanisha ubushobozi bwawe. Iyi ni intambara irwanwa mu bundi buryo, irwana mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Noneho ngo baritegereza, bo bagomba kuba baragiye barahagarara baramureba, ngo yazamura amaboko, ngo Abamaleki hasi mu kabandi bakaneshwa, Yosuwa akanesha. Ngo ariko yayamanura ananiwe, wenda ashaka kuruhukaho gake yatangiye kugwa ibinya, ngo bakabona hasi Abamaleki barahindukiye, Yosuwa atangiye kuneshwa, ngo Mose agahita azamura amaboko. Baravuga ati twabisobanukiwe, ntabwo urugamba rurimo rurarwanirwa hariya, ariko ruranesherezwa hano. Ngo baragenda bazanira Mose ibuye, ngo yicaraho. Barangije ngo bamufata amaboko, ngo umwe ukuboko kw'iburyo undi ukuboko kw'ibumoso, ngo noneho amaboko ya Mose aguma hejuru. Ngo Yosuwa anesha Abamaleki kugeza izuba rirenze. Haleluya. Noneho amaze kubanesha,
ngo Imana iramubwira ngo Mose, ibi ngibi ubyandike mu gitabo bizaba urwibutso yuko urugamba rw'Irefidimu rutatsindiwe mu kabande, ahubwo rwatsindiwe hejuru ku musozi. Iki ni ikintu twese tugomba gusobanukirwa tukakimenya. Ndenda kubabwira bene data, yaba ari intambara y'ibyaha, yaba ari intambara y'ubukene, yaba ari intambara y'ingorane izo arizo zose, yaba ari intambara y'ubugumba, yaba ari intambara y'ubushomeri, intambara zose waba urimo kunyuramo, ntabwo uzazitsindisha ubwenge bw'abantu, ntabwo uzazitsindisha kwirwanirira, ntabwo uzazitsindisha ikindi cyose. Uzazitsindisha guhamagara Imana ikaza ikagendana nawe muri icyo kibazo. Kuko hano Imana yabwiye Mose, Yosuwa amaze gutsinda urugamba, ngo ibi bintu byandike mu gitabo kandi wubake igicaniro ukite Jehova Nisi, Imana iturwanirira. Iyi niyo Mana yacu, ni Imana iza mu ntambara, ni Imana yishimira kudusanga mu ntambara. Haleluya! Ntabwo ari Imana kenshi dusenga nabi. Ibibazo bije uravuga ngo Mana nkura muri ibyo bibazo, Mana nkura muri izi ngorane, Mana nkuramo. Imana ikavuga ngo ya urimo urasenga nabi, ahubwo mbwira nze ngusangemo. Haleluya! Nimwitegereza muri Bibiliya muzabona ko Imana yacu ni Imana yishimira kudusanga mu ntambara, aho kudusanga twazikuvuyemo. Imana yishimira kudusangamo. Haleluya! Kuko iraza Imana iyo igusanze mu ntambara, erega muzitegereze, niko kenshi bigenda. Yosuwa agiye kurwana intambara y'Iyeriko, Imana yari yizira mu ishusho iriya bahora bita marayika w'Uwiteka. Abateolojiye tuvuga yuko ibyo babyita teofani, ni Imana igaragara mu buryo bw'umubiri. Tuvuga ko ari Yesu wazaga ariko akaza yitwa marayika w'Uwiteka. Kubera iki? Binjira bakubwira ngo marayika w'Uwiteka, mu mwanya muto bakubwira ngo Uwiteka aravuga, marayika arahinduka akaba Uwiteka. None bakavuga ngo ni Yesu na kera wazaga mu isura y'umubiri ariko akaza agaragara nka marayika. Ariko ibyo ntitubigeho impaka, niko twebwe muri teoloji tubivuga, babyita teofani. Yosuwa ubwo yaragiye kurwana Iyeriko, marayika yaraje w'Uwiteka araza muhagarara imbere ati nkusanze mu rugamba. Aravuga ati umva Yosuwa, uru rugamba si urwawe, reka nkubwire uko ugiye kurwana urugamba. Kuko Yosuwa afashe inkota ngo agiye kurwana, marayika aramubwira itondeho gatoya. Kuko Yosuwa yaraje aramubwira ngo uri uwo mu wacu cyangwa uje kuturwanya? Marayika aramubwira ati jewe ntabwo nje kukurwanya, nta nubwo ndi uwo mu butegeka. Ati none uje kubiki? Aramubwira ngo nje kubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Bikubwira ngo mu rugamba Yosuwa yarwanaga Iyeriko hari ingabo za Yosuwa ariko hari n'ingabo z'Uwiteka. Ninde wari tuye inkike z'Iyeriko? Ntabwo Yosuwa yigeze atera ibuye, nta n'igiti yashyizeho cyo kuriraho, nta n'ikindi kintu yakoze. Bateye akamu gusa, bamaze iminsi 7 bahimbaza Imana, bamaze iminsi 7 bahamagara Imana mu kibazo cyabo. Batera agasaku, Yeriko yose inkuta zirariduka. Inkuta za Yeriko zizariduka. Ndasenga Imana ngo muri iyi minsi 40 ibikuta bya Yeriko byinshi bizariduke. Ibikuta by'ubugumba, ibikuta by'ubushomeri, ibikuta by'uburwayi, ibikuta by'ubukene. Ndasenga ibikuta by'inzangano, ibikuta by'amashyari. Ndasenga muri iyi minsi 40 ngo urimo gusenga wese ibyo bikuta Imana ibirimbure, idusange mu kibazo, irimbure inkuta z'Iyeriko. Mujya mwibuka Yehoshafati, Abamowabu bamuteye ngo abona n'ingabo nyinshi ngo akuka umutima, abwira Abayisirayeli avuga ati muze dufate amasengesho twiyirize, ngo n'abana baraza, ngo n'abagore baraza, ngo n'abagabo baraza, ngo biyirize ubusa. Wanyuma ngo umuhanuzi arababwira ngo mwitonde ntimurwane, ngo uru rugamba si urwanyu, ngo Uwiteka azabarwanirira. Yabasanze mu rugamba arabarwanirira. Icyo bakoze ni ukujya gucuza iminyago batigeze barwana. Nimuhamagara Imana idusange mu kibazo, nimuhamagara Imana idusange mu byo turimo. Kuko ndenda kubabwira bene data, iri jambo murifate, iri jambo muritekereze. Impamvu Imana ireka iteka ryose tukabanza tukinjira mu rugamba, impamvu Imana igireka tukabanza tukajya kurwana, ni ukugira ngo nibura natwe tuzagira ikivugo. Ntabwo uzigera ugira ikivugo utarigeze ujya ku rugamba. Ntabwo uzigera uririmba intsinzi utarigeze urwana intambara. Ntabwo uzigera utwara igikombe utaragiye muri shampiyona. Ntabwo uzigera wambara umudari utaragiye ku kibuga gusiganwa. Ntabwo uzigera uvuga ko wanesheje utarigeze urwana. Kuko iteka ryose Abanyarwanda barabivugaga ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, ariko Imana iraza ikagusangamo ibyakurushaga byose. Aho waruhiye cyane niho uzakura ubuhamya bufite imbaraga. Iyo Shadarake na Meshake na Abedenego baba batarabataye mu itanura ryacangwe 7, ntabwo tuba tubavuga. Iyo Daniel baba bataramutaye mu rugobo rw'intare, ntabwo tuba tumuzi. Iyo Yosuwa batararwanye n'inkike z'Iyeriko, ntabwo tuba tumuvuga. Iyo Mose bataragiye muri Egiputa ngo hangane na Farawo, ntabwo tuba tumuzi.
igituma aba bantu b'Imana tubavuga, igituma Dawidi tumuvuga nuko yahanganye na Goliyati n'izindi ntambara zose yarwanye. Buri muntu wese warwanye intambara niho avana ubutwari, niho avana amapete, niho avana umudari. Ariko muhamagara Imana izi dusange muri urwo rugamba. Ntucinde intege mwene data, umenye ngo intambara yose urimo kurwana nayo ni intambara yo kwizera. Umenye ngo intambara yose urimo kurwana nayo icyo Imana igusaba ni kimwe gusa, tumbira Imana. Ariko nibyo byananiye abantu. Twe dukunda gushugurika, dukunda kwirwanirira, dukunda kwigeragereza. Ndetse muri kino gihe abantu bazanye imvugo jewe ntajya nemera ngo Imana ni Imana ifashwa. Ndababwira ntoya, ahubwo Imana ni Imana ifasha. Idusanga mu kibazo ikadutabara, ariko ntabwo twe tujya tuyitabara. Ntabwo Imana yacu igitabarwa irihagije, irishoboye. Igusanga mu kibazo ikakurengera. Urayihamagara ikagusanga mu kibazo ikakurengera. Ariko twebwe hari ahantu Imana yabwiye abantu muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 15, irabwira ngo mwituza no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga. Ngo ariko mwebwe mwaranze, ngo muravuga ngo tuzashugurika, ngo muravuga ngo tuziruka, ngo muravuga ngo tuzanyaruka, ngo ngo mwanze guturiza imbere yanjye, ngo nimunyaruke, nimushugurike, nimwiruke. Ngo ariko namwe bizabirukana bizaza bifite imbaraga, ngo kandi bizaza byihuta. Uzareba abantu benshi barwaye ama stress, barwaye iminaniro, barwaye munda, barwaye blood pressure, barwaye ibinabiri. Kubera iki? Banze guturiza imbere y'Imana ngo ibarwanire intambara. Mwene data, wishakira hatari ibisubizo, wishakira mu bapfumu, nta mupfumu uzaguha umwana. Wishakira mu barozi, ntabwo ari bo bazagukiza abanzi bawe. Abantu barashakira hatariho. Hamagara Imana igusange muri icyo kibazo. Hamagara Imana igusange mu itanura rya kumuriro. Hamagara Imana igusange mu rwobo rw'intare. Hamagara Imana igusange mu nyanja. Hamagara Imana igusange imbere y'inyanja itukura. Urebe ngo Imana irazana igisubizo, noneho nawe ukazana ishimwe. Haleluya. Kuko bari bamaze kunesha. Mose ngo yubatse igicaniro, ngo Imana iramubwira ngo ibi kandi ubyandike mu gitabo, ngo kugira ngo abantu bose bazabyibuke yuko urugamba rw'Irefidimu ntabwo rwatsinzwe n'inkota, rwatsinzwe n'inkoni y'Uwiteka. Haleluya. Ntabwo rwatsindiwe mu kabande, rwatsindiwe ku musozi aho Mose yari yicaye. Ngo ubyandike bihinduke urwibutso. Bene data, icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo natwe tujye tubyibuka. Icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo bidutere umwete. Icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo tumenye yuko muri iyi ntambara turwana Imana yiteguye kuturwanirira. Haleluya. None reka nkubaze mwene data, ni iyihe ntambara urimo kurwana? Wenda wowe uhagaze mu hagati mu ntambara y'uburwayi, umerewe nabi n'abaganga barihebye. Wenda uhagaze hagati mu ntambara y'ubukene n'amadeni. Wenda uri umunyeshuri uhagaze hagati mu ntambara y'amanota. Erega nayo ni intambara ikomeye cyane, tsindwa n'abagabo bigasiba abandi. Wenda uri mu kazi uhagaze mu ntambara y'amashyari. Wenda uri mu rugo ufite intambara hagati y'umugabo n'umugore. Wenda uri umubyeyi ufite intambara n'abana bawe babaye ibirara. Wenda ufite intambara yibi. Wenda ufite intambara y'ibiri. Ariko reka nkubwire mwene data, ibanga ni rimwe. Jehova nisi, Imana ibendera ryacu, Imana iturwanirira, Imana idutabara. Reka dusenge Imana. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu kibazo, ahubwo yisabe ngo gusangemo. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu itanura, ahubwo yisabe izigenda nimo nawe. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu nyanja irimo imiraba, ahubwo yibwira izigenda hejuru yayo nawe uyigende hejuru. Imana ibaha umugisha, kandi nusaba Imana izabikora. Sinzi ibikugoye, sinzi ibikunanije, sinzi ibikuruhije, ariko uyu munsi ni wizera Imana urabona agakiza kayo. Ni wizera Imana urabona kunesha kwayo. Uyu munsi muri iki cyumweru dukomeje inyigisho zacu ku kwita Imana izina, ziri mu nyigisho ngari yo kwagura kwizera kwacu kubwo kumenya Imana yacu. Ko murabizi intego nkuru igenga iki cyumweru iravuga ngo gutwara kwizera nk'ingabo muri aya masengesho yose ya 40. Ariko muri iki cyumweru dufite inyigisho ivuga ngo ni ukwita Imana izina, yubakiye kuri iyi nyigisho ivuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya uwagusezeranije n'ibyo yasezeranije, kandi udashidikanya yuko azasohoza amasezerano. Ariko inyigisho turimo kwiga zo zitwa kwita Imana izina. Turabona ingero z'abantu benshi bagiye bita Imana amazina, kandi ari amazina bagiye bita Imana ni amazina ashingiye ku masezerano. Kandi tuzabona ko no mu isezerano rishya umwami Yesu yagiye afata amwe muri yo nawe akayigaruraho akayiyita. Ejo twabonye Imana itabara Hagari ageze mu gihe kibi, maze ayita izina, aravuga ngo Uwiteka ni Jehova Rahayiroyi.
ni Imana ihora indeba, kandi yari imaze kumuha isezerano, iramubwira ngo uyu mwana uzabyara uzamwite Ishimayeli, bivuga ngo ni Imana yumva. Uyu munsi turaguma mu muryango wa Aburahamu, turebe ukuntu nawe yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, maze Imana imaze kumutabara arayihimbaza, yihirindi zina, aravuga ngo Uwiteka ni Imana Jehova Jire, Imana ituma biboneka. Rya zina twabonye ryandi rya Jehova, buri muntu wese ashobora kwiyuzurizamo akurikije ikibazo yahuye nacyo. Hano tubona Aburahamu arimo kuzuza iyo sheke, ashyiramo izina rye, aravuga ngo Imana ni Imana yanjye Jehova Jire, Imana ituma ngira ibyo mbona. Reka rero dufatanye amagambo twiga, turayasanga mu gice cya 22 cy'Itangiriro. Reka dufatanye dusoma aya magambo. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira ati jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umutambire yo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso, bitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigarane hano n'indogobe, jye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, abaha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabona. Ngira ngo niba hari ikizamini, niba hari ikigeragezo, niba hari ikintu gikomeye kigeze kibaho mu buzima bwa Aburahamu, ni iki ngiki cy'uyu munsi. Ubundi tumubona abana na Sara umugore we nta mwana bafite ibibazo by'ubugumba, ariko hano noneho bafite umwana, ariko agiye mu kibazo. Icyambere dore icyo Imana imusabye, iramubwiye ngo jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umuntambire yo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Niba hari ikizamini gikomeye uretse na Aburahamu n'undi muntu wese ashobora gukora, ni ikizamini nk'iki ngiki. Icyambere Imana iramubwiye ngo jyana umwana wawe w'ikinege kuri Sara, kuko ubundi ntabwo Isaka yari ikinege kuri Aburahamu, kuko Aburahamu we yarafite na Ishimayeli yabyaye kuri Hagari. Uyu mwana w'ikinege yari umwana w'ikinege kuri Sara. Bivuga ngo iyo Imana imubwiye ngo jyana uyu mwana w'ikinege wabyaranye na Sara ujye kumutambaho igitambo, icyambere ni ikibazo kuri Aburahamu na Sara. Gufata umwana Sara yibyariye afite imyaka 90, yewe na Aburahamu nawe yamwibyariye afite imyaka 100, ukavuga ngo uramutwaye ugiye kumutambaho igitambo. Ndakubwiza ukuri, aha Aburahamu agomba ko yaragiye avuga tumva ndagenda mutambe, ariko nanjye ningaruka haraba igitambo cya kabiri, ntabwo Sara nzamukira. Icya kabiri nawe ubwe cyari ikibazo, kuko baratubwiye ngo twara Isaka umwana wawe ukunda, nareke kuba ikinege, ariko na Aburahamu nawe aramukunda, n'umwana wo muzabukuru. Kumva Imana igusaba ngo ujye gutamba umwana wawe ukunda cyari ikintu gikomeye cyane. Icya gatatu n'uburyo yagombaga kumutamba ubwabyo nabyo byari bigoye. Iramubwiye ngo mutware abe igitambo cyoswa. Iki gitambo cyoswa bivuga ngo mutware, uragenda umusogote, nurangiza umushyire ku gicaniro, nurangiza umutwike, umubonashya kurinda shira, ugaruka ivu wamaze kuriyora. Ubwo niko bagenzaga igitambo cyoswa.
ngira ngo iki kintu cyari kimeze nk'igihano. Uragenda wicira umwana, uragenda wica umwana wa Sara yibyari afite imyaka 90, hanyuma nurangiza umutwike akongoke arangi. Mwibuke mu mategeko ya Mose byari bibujijwe gutamba abantu ubatambira Imana. Ntabwo Yehova yemeraga ibitambo by'abantu. Ariko hari ikintu gikomeye cyane. Mwibuke yuko Aburahamu yabayeho mbere y'amategeko ya Mose, kandi mu bihugu byari bimukikije batambaga abana babatambira Moleki. Bivuga ngo Imana irantumye ngo ningende nyitambira umwana wanjye nk'uko bajya batambira Moleki. Cyari ikizamini gikomeye cyane. Ariko iki kizamini cyitwa test of obedience. Ikizamini, ikigeragezo cyo kumvira. Kandi nkuko nabibabwiye muri ndi somo twumvise ejo, ubundi iteka ryose ahantu wakoreye ikizamini gikomeye niho uvana ubuhamya bukomeye. Ahangaha Aburahamu aragezwe, ahangaha Aburahamu ashyizwe mu kibazo kiramugoye, nubwo bigoye umutima we, nubwo bitazamworohera, bizamuteranya n'umugore, nubwo bizamugora kubikora kabireba, Aburahamu afata icyemezo agiye kubikora. Ndetse baratubwira ngo ntabwo yazuyaje, ntabwo yabanje kugisha inama, ntabwo yabanje gutekereza, ntabwo yafashe iminsi 3 y'amasengesho, kuko iyi Imana ivuze ugomba kumvira utabanje kwibaza ibibazo byinshi. Baratubwira ngo Aburahamu azinduka karekare, nta nubwo yategereje umunsi ngo wire, yazindutse karekare, ngo afata indogobe ashyiraho amatandiko, afata inkwi, afata umuhungu we, afata abagaragu bamuherekeje, baragenda agiye Moriya. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane. Iri ni ryo somo rya mbere rikomeye kwiga muri iki gice. Ahangaha niho dukura isomo ry'ingenzi rutandi yose, isomo ryo kumvira utabaririje. Muzitegereze muri Bibiliya, iteka ryose y'Imana ivuze itegereza ko wumvira. Ikibazo dufite muri iyi minsi, ikibazo dufite nk'abakristo, ikibazo dufite mu bakristo benshi, bize kwitekerereza. Turi muri demokarasi, twize kuvuga, twize kudebata, twize kujya impaka. Iteka ryose ni y'Imana ivuze natwe tujya impaka. Kandi muzitegereza abantu bose bagiye impaka n'Imana muri Bibiliya byabagizeho ingaruka. Baramu Imana yaramubwiye ngo ntuzajye kuvuma buriya bwoko kuko nabuhaye umugisha. Ariko ngo Baraki amutumara aramubwira ati rwose mugende mumbwirire Baramu ngo azaguha ubutunzi bwinshi yongereho n'icyubahiro. Noneho atangira kujya impaka. Muzabona ahangaha niho abantu benshi bafite ikibazo. Umuntu atangira kubwira ngo ariko buriya Imana ngo yaravuze, ngo ariko buriya ngo Imana ngo koko ni ibyumva, iby'Imana yavuze ni ibyumva. Umuntu umwe yegeze kumbwira, arambwira ati ariko buriya koko urambwira ko Imana yadusabye kujya dutanga icyacumi, atubuse mbonye miliyoni 10, atubwo nafata miliyoni 1 nkayitanga. Ndamubwira nta hubwo ubonye miliyoni 10 imwe wayitanga kuko usigarana 9, ariko wa wundi wacuruje agatara akabona 1000, iyo akuyeho 100 asigarana 900, ntashobora no kugura umugati. Ariko abantu ntabwo bajya babyumva, ahubwo tujya impaka. Baramu yagiye impaka, icyavuyemo Imana yaramuhimye iramugita ngaho genda, ariko ntabwo uzabavuma. Icyavuyemo nyuma baratubwira ngo yavuye kwa Baraki, nibyo yari yamusezeranije atabimuhaye, kandi arangije nyuma aza kugwa mu gitero Abisirayeli bateye iwabo. Iki ni ikintu gikomeye cyane tugomba kumva. Hari n'abandi tubona Sawuli Imana yaramubwiye ngo genda urimbura abamaleki ntuzagire ikintu usigaza, ariko bamaze kurimbura abamaleki ngo asigaze inka n'intama z'inyamibwa, ngo azana na Agagi ko yagombaga kwereka abantu ko yatsinze, yerekana umwami yatsinze, kandi akazana n'iminyago abantu bakaboneraho. Ariko Imana iramubwira ngo ya ntabwo ari byo nagutumye, ngo kubaha biruta ibitambo, ubwami bwarabwambura, mujye mwitonda. Yesu yigeze kubwira abantu, umusore w'umutunzi yaraje aramubwira ati mwami mwiza, mwigisha mwiza, nakora iki ngo ndaga ubwami bw'Imana? Aramubwira ati genda ugurisha ibyo ufite byose uha abakene uze unkurikire. Ngo agenda ababaye kuko ntabwo yashoboye kwemera ibyo Imana imubwiye. Undi nawe Yesu yaramubwira ati nkurikira. Aramubwira ati reka maze ajye guhamba data. Aramubwira ati reka bapfuye bahamba bapfu babo, wowe ngwino ujye kubwiriza ubutumwa bwiza. Usanga iteka ryose Imana itubwira ibintu twe tugashaka impamvu, tugashaka impaka. Reka nkubwire mwene data, sinzi iby'Imana irimo kukubwira uyu munsi, sinzi iby'Imana irimo kugutegeka ukaba urimo kwanga kubyanga. Wenda urimo kwanga kuva mu byaha kubera ko ufite inyungu, wenda hari ibintu Imana yakubwiye gukora urimo kubyanga. Ariko reka nkubwire isomo rya mbere twiga aha hantu, Aburahamu yazindutse karekare, nubwo iki kizamini cyari gikomeye, nubwo Imana yamusabaga byari bimugoye, ariko yazindutse karekare yumvira Imana. Kandi noneho tureba Aburahamu muri uyu musaraba w'urugendo, kubera ko ndababwiza ukuri, iyi Imana nibura ibimubwira ngo ajye kubikorera hafi. Baratubwira ngo Aburahamu ngo ku munsi wa gatatu
niko umurongo wa kane tubwira, bikubwira ngo Aburahamu yagenze iminsi 3 yose agiye gukora icyo kintu Imana yamusabye. Ni iminsi 3, niti iminsi 3 y'umusaraba wa Aburahamu. Ni iminsi 3 yo kugenda yibaza ngo ibi bintu ndabikorane. Ni iminsi 3 Aburahamu yagiye yibaza ngo biraza kugenda bite. Ni iminsi 3 Aburahamu yagiye yibaza ngo biraza kurangira bite. Ni iminsi 3 Aburahamu yagiye yibaza uko azagaruka, n'icyo azagarukana, nuko azavuka, nuko azabaho nyuma yaho ngaho. Ariko iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni iminsi 3 itwereka umutima w'Imana. Kuko Bibiliya tubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo yakoze nka Aburahamu itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni iminsi 3 itwereka Isaka mu ishusho ya Yesu. Tubona Isaka ajyanye na se agiye kuba igitambo. Tubona Isaka yikoreye inkwi zizavamo igicaniro azatambwaho, nkuko tubona Yesu yikoreye umusaraba awuzamukana umusozi agiye kubambwaho. Ni ishusho nziza yo gucungurwa kwacu, kandi iyi nanone ni ishusho nziza y'umuhamagaro wacu, kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira niyikorera umusaraba we, niyikorera inkwi ze, aza nkurikire abe igitambo. Kuko Bibiliya tubwira ngo dutambe imibiri yacu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ikorera inkwi zawe, ikorera umusaraba wawe, uze ukurikire Yesu. Niba ushaka gukurikira Yesu, hari ibyo ugomba gutamba, hari ibyo ugomba kwigomwa, hari ibyo ugomba kureka. Petero na Andereya na Yohana na Yakobo n'abandi kugira ngo bakurikire Yesu basize inshundura zabo. Matayo kugira ngo akurikire Yesu yasize aho yakoresherezaga ikoro. Paulo we abivuga neza mu Bafilipi igice cya 3. Reka aho tuhasome. Paulo aravuga ati jewe ibyarindamu yanjye byose nagiye nabirebye nk'igihombo. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 11. Paulo aduha urugero rwiza akatwereka uko tugomba kugenda, uko tugomba gutekereza, uko tugomba kumva ibintu. Abantu benshi ntabwo bajya batekereza yuko icyo ari ikintu dusabwa kugira ngo tube mu bantu Imana iha umugisha. Paulo aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboreke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Bikwereka ngo kukumvira kurimo amasezerano, kwereka ngo kukumvira kurimo inyungu. Ariko icyo nenda kubabwira ni ikintu gikomeye cyane, kuko kukumvira nta muntu kujya korohera. Kukumvira gukomerera abantu bose. Muzitegereze muri Bibiliya, ikintu cya mbere kigoye abakristo, ikintu cya mbere kigoye n'abatubanjirije ni ukumvira Imana ukareka bimwe mu bintu ubona ufitemo inyungu. Ese wowe reka nkubaze ikibazo, ni iki kikubujije kumvira Imana mu byo irimo kukubwira? Isaka wawe ugomba gutamba uyu munsi yaba ari iki? Ni icyo ubona kikugumishije mu byaha? Ni icyo ubona kikubujije kujya imbere? Abantu bamwe usanga bafite impamvu ababwira ati biriya byaha nubwo mu byita ibyaha ariko nibyo bintunze, ariko ni ibyaha ugomba kubireka. Abandi bakakubwira atari ko biriya bintu nubwo mwebwe mu bigaya ariko mbonamo inyungu, ariko Imana ibyanga ugomba kubireka. Hari ibintu ugomba gutamba kugira ngo ukurikire Imana. Yewe nabonye inshuro nyinshi mu buzima bwanjye, akenshi Imana igiye kuguteza intambwe hari ibintu gusaba kureka kandi biba bikomeye. Nibuka njya gutangira mu murimo w'Imana muri 90, nari mfite akazi muri ambasade y'Abanyamerika, ngiye kuba directeur w'ikigo cyawo cyitwaga English Teaching Institute. Noneho ntangiye gusenga Imana yambwira ngo ariko biri urimo kwishimira sibyo naguhamagariye. Ntangira kwihenda nkayibwira ngo ariko Mana ubyumve, ubu ngubu ndi umwarimu, kari akazi na akazi keza, na akazi kazampa inzu, na akazi kazampa imodoka, kazampa umushahara mwiza, ndetse ndazatanga n'icya 10 gitubutse kuko icyo gihe naratangiye kwiga kugitanga. Ariko Imana irambwira ngo ya icyo nshaka si amafaranga yawe, icyo nshaka ko wiga ni ukunyumvira. Akazi narakaretse ndagenda njya gutangiza akazi ka GBU, ko nta n'umushahara nari mfite, nta n'umuntu, nta na support twari dufite, ariko Imana yari yambwiye ngo gendana nanjye, aha niho nkwamagariye. Jewe ibingibi byo namaze no kubibona kenshi, hari ba Isaka benshi nagiye ntamba mu nzira zanjye.
mbere yo kujya kuba pastori nayoboraga umuryango wa AAA, mfite umushahara mwiza, mfite imodoka nziza. Imana irambwira ngo igihe cyawe muri uyu muryango ngo kirarangiye, ngo haguruka ujye kuba pastori. Niba hari akazi numvaga kagoye ni akazi k'uwo pastori kubera ibintu bitatu. Navuga ngo akazi k'uwo pastori bahora bimuka, yewe no kubaho mbere pastori maze kwimuka gatatu. Nabaye pastori ndibuka buga, ndimuka njya kuri katedrali, mva kuri katedrali nziremera, wenda nzimuka ngiye muri retirement cyangwa nzimuka njya handi ntiwamenye. Numvaga ibyo bintu byo guhora wimuka bitanjyamo. Icya kabiri najyaga mbwira abantu kari akazi k'uwo pastori bahembwa nabi, ntibarayura. Urumva kuza wari ufite akazi keza kaguha n'imodoka n'izindi avantage ukajya kuba pastori muri paruwasi. Ariko iteka ryose iyo Imana iguhamagaye ari giye kubwira ngo ngiye kubanza nkupime, ngiye kubanza nkutestinge, ndebe ko ushobora gutamba Isaka. Buriya niyo Abraham atubera ikigereranyo gikomeye cyane, icyitegerezo gikomeye cyane, kuko twebwe Imana idusaba kureka ibintu ushobora no kuzabigarukaho. Ariko iyo atamba Isaka ntabwo ari kongera kumuzura, ariko Imana ni ikizamini yamuhaga kuko yari izi ibyo yendaga gukora. Haleluya. Noneho ngo Abraham arumvira na Isaka nawe aramwumvira. Jewe ntangarira Isaka cyane kuko yari umwana w'umusore. Iki gihe yajyaga kumutamba Isaka yari afite imyaka igera muri 18. Abraham aramutwara, Isaka aramwumvira, amuhambira areba, ahambira amaguru areba, ahambira amaboko areba, arumvira kugeza ku ndunduro, bamurambika ku gicaniro, yumva areba, ntiyanasimbuka ngo aveho. Ikibazo dufite nk'abakristo, natwe Imana iratubwira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ariko ugishyira uterura umukristo yagera ku gicaniro, Imana yajya gutangira gucana umuriro, igitambo kikaba kirasimbutse kivuye ku gicaniro kirirukanza. Isaka ntabwo yigeze yirukanga, we yaremeye. Sazamura icyuma, ntabwo atubwira ngo Isaka ngo yiterera hejuru. Hanyuma Imana iramubwira ngo Abraham n'uyu muhungu wawe Isaka ndabibonye, ikizamini muragitsinze, diplome murayibonye, PhD yawe itahane, umwana wawe umva uko Imana yamubwiye. Aha noneho niho umunezero wa Abraham watangiye kuza, kandi natwe niho umunezero wacu uzaza. Ngo Imana ibwira Abraham umva uko yamubwiye ku murongo wa 11, ngo marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Abraham, Abraham. Nta nubwo yahamagaye rimwe ko yagira ngo atibeshye, Abraham, Abraham. Undi aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Iki ni cyo kintu gikomeye cyane. Noneho amaze kumuhagarika, ngo Abraham ahindukiye abona inyuma ye isekurume y'intama, ngo arayifata arayitamba. Amaze kuyitamba ntibyagarukira aho ngaho, Abraham aranezerwa. Ariko mbere y'umunezero wa Abraham, mbere y'uko abona Imana, turongera tukabona ya Mana tugenda tubona buri gihe iza ku munota wanyu. Abraham yavuye mu rugo Imana itamubwiye ko iri bumuhe intama, ndetse umwana we yarumbaje ati ariko papa ko mbona ufite inkwi, ukaba ufite n'umuriro, ukaba ufite n'icyuma, ariko nta ntama. Aramubwira ati buriya Imana iraza kwibonera igitambo. Ariko nibwira ko ari igisubizo yamuhaga, wenda yari afite kwizera gukomeye. Akavuga ati ibyo aribyo byose ndabizi neza, uyu mwana afite amasezerano, hari icyo Imana yamuvuzeho, ntashobora gupfa atagishohoje. Reka nkubwire mwene data, hari ibyo Imana yatuvuzeho, natwe ntabwo tuzapfa tutabirangije. Ariko Abraham ashobora kuba yariremaga umutima, ntabwo mbizi. Icyo tubona nuko Imana itigeze imubwira ngo imubwire iti Abraham nyumvira, hari ibyo nzagukorera nyuma. Ariko Abraham aragiye yubaka igicaniro, Imana imureba, aboha Isaka, Imana imureba, amushyira ku nkwi, Imana imureba, azamura icyuma, Imana imureba, agiye kukimanura nibwo Imana yamuhagaritse. Akenshi Imana yacu ni Imana ikureka ukabanza ukajya mu kizamini. Abantu benshi njya mbibabwira, hari ubwo Imana ikureka ukajya mu kizamini, wavamo ikakubwira ngo ubwo wanze gutsinda iki kizamini nzaguha repeat, uzadubura. Kuko icyo utatsinze mu kibazo wagize ubushize kizagaruka imbere nanone woge cyongera kikubera ikizamini. Kubera iki? Kubera ko Satani niho atugeragereza. Iyo Abraham yanga kumvira, Satani yari kuba mutsinze igitego. Nkuko na Yesu ubwo Satani yamugeragerazaga, yaramubwira ati ariko inzara ikwicite kandi uri umwana w'Imana, tegeka aya mabuye ahinduke imigati. Iyo yumvira Satani yari kuba atsinzwe.
icyo ngicyo aragitsinda. Aramubwira ati ariko mfite n'ikindi, ngo amujyana ahantu hirengera, aramubwira ati simbuka bakurebe. Aramubwira atoya, handitswe ngo ntuzagerageze Imana yawe. Arongera amujyana ahandi, aramubwira ati nupfuka mukandamye ziriya ngoma zose ndaziguha. Aramubwira atoya, handitswe ngo ntuzagire uwundi uramya uretse Uwiteka Imana yawe. Bigaragara ngo iteka ryose aho dutsindiwe niho dutsindirwa nyine. Ariko Aburahamu yaratsinze, aratsinda, abyuka mu gitondo kare, aratsinda, yasinkwi, aratsinda, agenda n'inkwi n'umushyo n'umuriro, aratsinda, yubaka igicaniro, aratsinda, yararikaho umuhungu we, aratsinda, afashe icyuma Imana iramubwira ngo ikizamini urakirangije. Wenda nawe mwene data urimo uraca mu kizamini cy'Imana, urimo uranyura mu bibazo bikugoye, urimo uranyura mu bintu bikuruhije, ariko menya iki ngiki, ngo Imana numara gutsinda ikizamini cyawe, numara kugeragezwa, Imana izagutabara. Wihangane, amaso yawe agume ku Mana, amaso yawe akomeze kuyumvira, kuko ikibazo tujya tugira ni iki ngiki Aburahamu yagize. Yashyizwe mu kizamini, ariko warakomeza aravuga ngo uko byagenda kose, nubwo iki kizamini gikomeye, ndakomeza numvira Imana, ibyo yavuze ndabikora. Abantu benshi iyo bageze mu kibazo kigoye, aho kugira ngo bumvire Imana, bishakira izindi nzira. Ntabwo byari binaniye Aburahamu guca izindi nzira, ntabwo byari bimunaniye gukora nka Yona, nta nubwo byari bimunaniye kwitwaza intama, ariko yaravuze ngo ubwo Imana yavuze ngo ndatamba Isaka niwe ndi butambe, akomeza urugendo. Hanyuma Imana imuhamagaye, Imana imuhaye intama, Aburahamu aratangara, Aburahamu arishima, Aburahamu yita izina, avuga ngo Aburahamu yubura amaso, arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu, ku musozi w'Uwiteka kizabona. Aravuga ati yes, mbonye Imana iza ku munota wa nyuma, mbonye Imana izana igitambo kigasimbura umwana wanjye. Nibwira yuko urugendo Aburahamu yagenze ntabwo ari rwo yagenze agaruka. Mpamya ntashidikanya yuko Aburahamu yagenze iminsi 3, kuko yari arimo gutinza umunsi wo gukora kiriya kintu. Ariko mpamya ko igihe cyo gutaha ashobora kuba yagenze umunsi umwe n'igice, kubera ko yagiye yihuta, yagiye anezerewe, yagiye abyina. Ariko kuruta ibyo ngibyo, yagiye afite amasezerano. Haleluya! Yagiye afite amasezerano. Ndenda kubabwira ngo iyi Jehova Jaire, iyi Yehova Yire, iyi Mana ituma biboneka, niyo Mana y'abantu bose, niyo Mana iza witeguye gupfa kavuga ngo siko bigenda. Iyi ni Yehova Yire, Imana itanga ibisubizo. Yari yicaye munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Imana iravuga itoya, ntabwo uri bupfe, ahubwo reka nkwereke, ahangaha munsi y'igiti cy'umurotemu niho ngiye kuguhera igisubizo. Noneho ngo Imana yohereza marayika, aramugaburira, inda yigenderaho iminsi 40. Tubona n'abandi benshi, tubona umupfakazi w'Isarefati yaricaye, yari yaramubwira ati genda unzanira agatsima ndya. Aramubwira ati nsigaranye agafu n'utuvuta, ndimo ndatoragura udukwi 2, nkagenda nkavugamo agatsima tukagarya tugapfa. Yari yaramubwira ngo ya Yehova Yire yageze hano, Imana ituma biboneka, ubifigiye kuba nyinshi, uzarya imyaka 3 utagiye no guhaha. Haleluya! Ariko iyi Imana njya ntekereza, Imana ituma biboneka, Imana izana ibisubizo igihe twari twihebye, Imana izana ibisubizo abatubanjirije bamenye. Nibwira ko Danieli yari yaravuze ati ibyo ari byose, ya Mana yagaruye Isaka nanjye irangarura. Baramubwira ati turakunaga mu rwobo rw'intare, ati nta kibazo. Bamunagamo, ku munsi ukurikiyeho Imana imuvanamo. Imana ituma biboneka, Imana izana ibisubizo, Imana izi igihe twihebye, Imana izi igihe bitugoye. Haleluya! Wenda nawe uyu munsi ufite ibikunaniye, wenda nawe uyu munsi ufite ibikwihebesheje, wenda nawe uyu munsi ufite ibiguca intege, wenda nawe umunsi urimo uragenda urugendo nk'urwa Aburahamu ugiye Moriya. Ariko igisubizo cyawe kiri mu kumvira. Komeza utumbira Imana, genda usenga Imana, genda utekereza ibyo Imana izakora. Ngira ngo nicyo cyatumye Aburahamu atanga igisubizo cyiza. Isaka yaramwaje ngo se urakura hehe intama? Aramubwira ngo Uwiteka aribonera igitambo. Yaravuga ati ibyo ari byo byose hari ikintu nzi, iyi Imana iraza kuzana igisubizo. Igihe ntabitekereza, uburyo ntabitekereza, ariko Imana ifite igisubizo. Ngira ngo iriya minsi 3 Aburahamu yagenze, ashobora no kuba atarariye, ashobora no kuba ataranyoye amazi, kuko ntiyari no kubona indirya kandi azi ibyo agiye gukora. Ariko yarazi ko Imana imutegereje kuri Moriya. Ndenda no kubabwira ubundi iriya jambo Moriya, uriya musozi Moriya, n'ubundi bivuga ngo Imana iduha byose, God our provider.
yaravuga ati ibyo byose ningera kuri Moriya hari icyo Imana iri bukore. Ubwo inyohereje Moriya buri ifite ibisubizo, inyohereje ku musozi w'Imana ifite ibisubizo. Kuri Moriya nicyo bivuga, ni Imana ifite ibisubizo, ni Imana iduha byose, God our provider. Komeza ugende urugendo rwawe mwene data. Ushobora kuba urimo kugana Moriya, aho Imana igutegerereje igiye kuguha ibisubizo. Kandi umva ikintu cyiza cyane muri ibi ngibi, Aburahamu yatahanye isezerano. Ku murongo wa 15 baratubwira ngo marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Aburahamu amaze kwita Imana izina avuga ati ndabibonye, uri Imana ituma biboneka, uri Imana ituma. Imana iramubwira ngo ya wikwiterera hejuru nturamenya ibyiza biri inyuma aho ngaho. Iramubwira ngo ndirahiye ni Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha ko wanyumviye. Haleluya. Iyo wumviye Imana uba urimo kubiba igiti cy'umugisha. Iyo wumviye Imana ntabwo uba wigiriye wenyine. Aburahamu yumviye Imana, ariko Imana iravuga ngo ya kuko wanyumviye Isaka azaba umugisha, kuko wanyumviye urubyaro rwawe ruzabona umugisha, kuko wanyumviye mu rubyaro rwawe hirya kure hazavamo uzabera amahanga yose umugisha. Bene data, nimureke twumvira Imana. Kandi iteka ryose niko Imana ikora. Iravuga ngo ibyo uhaye Imana, icyo uzafata ukagihereza Imana kizaza cyatubutse. Mose yari afite inkoni yumye. Imana iramubwira ngo icyo ufite mu ntoki ni iki? Ati ni inkoni. Ati inajya imbere yanjye, inaza imbere y'Imana ihinduka inzoka nzima. Ikintu ufashe cyose ukagihereza Imana kiza cyungutse. Inkoni Mose yari afite yaragizaga intama, yavuyemo imbaraga, niyo yakuye ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa. Haleluya. Imana iravuga ngo nunyubahisha ubutunzi bwawe, ngo nzakugomorora imigomero y'ijuru, ngo munzanire ibya 10 n'amaturo byuzuye, ngo nzakubita imyanyi ku bwanyu, ngo kandi nzabaha umugisha. Iteka ryose icyo uhaye Imana kiza kiyongereye, ariko bisaba kumvira. Reka rero bene data tubitekerezeho uyu munsi, vira Imana, kuko ikibazo kirimo hano ni ukumenya kumvira Imana. Iyo ugeze ahakomeye, kuko kwizera kwacu ni ukumenya ngo hirya y'iyi nyanja hari igihugu cy'amasezerano, hirya y'uru rugendo hari umusozi wa Moriya, hari Jehova Jaire, hari Imana integereje. Reka nkubwire mwene data, sinzi ibyo urimo kunyuramo, sinzi urugendo rwawe rugana Moriya uko ruteye, sinzi ibikuruhije, sinzi ibikunaniye, sinzi ibikunanije, sinzi ibikurambiye, sinzi ibikugoye, ariko hari ikintu kimwe nenda kukubwira. Hirya y'uwo musozi hahagaze Imana Jehova Jaire, izatuma ibisubizo biboneka. Reka rero dusenge Imana, kandi icyo waba ufite kirimo kugora cyose reka tugishyire imbere y'Imana. Muri iyi minsi 40 ndabwira abantu bose, nubundi tuzi imbere y'Imana kuko tuba dufite ibyifuzo, tuzi imbere y'Imana tuje kuyiramya, ariko tuyizaniye n'ibyifuzo byacu. Zamura ijwi ryawe usenge Imana, hanyuma dusenge Imana, kandi wizere yuko iyi Imana yacu ari Jehova Jaire, Imana izatuma biboneka. Sinzi wowe icyo utegereje, sinzi ikikugoye, sinzi ikikuruhije, sinzi ikikunanije, sinzi urugendo urimo kugenda rugana Moriya, ariko wibuke yuko kuri Moriya niho Aburahamu yumvira ijwi ry'Imana rimubwira ngo Aburahamu, hindukira urebe inyuma yawe, intama yawe irahari. Dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu Jehova Jaire, Imana ituma biboneka, Jehova Rahayiroyi, Imana itubona tugenda kadukurikiza amaso ko dutera intambwe. Jehova Imana yumva, turasenga uyu munsi ngo utegere amatwi amasengesho yose arimo kuzamuka, utegere amatwi amasengesho arimo kuva mu miryango itandukanye, utegere amatwi amasengesho arimo kuva mu mitima itandukanye, utegere amatwi abantu benshi barimo kugutakira muri amasengesho y'iminsi 40. Reka Mana abarimo kurwana n'ikibazo cy'ubukene kibihebesheje, urambura ikiganza cyawe ubabonera igisubizo, ube Jehova Jaire. Reka barimo kurwana n'ikibazo cy'urubyaro, barimo gushaka abana batabona, urambura ikiganza cyawe uyu mwaka tuzabone bahetse, bavuge ngo twabonye Imana ituma abana baboneka. Reka Mwami Imana barimo kurwana n'ibibazo by'amadeni, reka barimo kurwana n'ibibazo by'ubushomeri, reka barimo kurwana n'ibibazo by'akazi, reka barimo kurwana n'ibibazo by'imibanire n'abandi, abafite ingo mbi zimeze nabi, abarimo kurwana ibibazo by'uburyo butandukanye, abafite ibyifuzo by'uburyo bwose. Urugendo barimo kugenda rubananije, rubaruhije, rubagoye, bibuke ko hirya y'urwo rugendo hari Imana itegereje kubaha igisubizo. Bakomeze bakwizere,
bakomeze bakumvire, bakomeze bakora ibyo ubabwira. Ahasigaye nawe ubaho umugisha. Wumve gusenga dusenga uyu munsi, wumve kwinginga tukwinginga, uha ubwoko bwawe umugisha, uha ubwoko bwawe ibisubizo, nabo baguha icyubahiro. Ngo ni mu izina rya dusaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.